urira imbona ibintu by'amahembe n'iki ndetse ku buriri ubona ibintu by'amahembe amahembe nyine urabona ibintu by'amahembe hari n'imirizo y'inka nyine ukuntu iba imeze amahembe ruguru ibyo by'imirizo hepfo ku mirambirizo munsi y'igitanda noneho hari guhiritamo ibintu bivuga ngo juru nyine amajwi utabasha kumenya ubwoko bwayo nyine byankuye umutima ndikanga mburaho nwigwa nshaka kwiruka nabyo biranga igihe nyifata abana mbona wa mugore wanjye arahananutse handi yari ahagaze nyine nta kintu akaseho mbona yikubise hasi ntera induru igitondo cyiza kuri mwese saa sita nziza ku bayigezemo umugoroba mwiza ku bagiye kuryama turabizi ko mudukurikirana muri benshi ndetse aho mutuye hatandukanye n'amasaha atandukanye turagushimiye wowe ukomeje kubana natwe mu biganiro byacu duhuzaho bya buri munsi umwaka mushya kuri wowe kandi ndizera ko bitaragenze neza muzabigenza neza mu wundi mwaka mu gutangira ingamba nshya turagushimiye uyu munsi twakiriye umuntu mumaze kumenyera ni umugabo wa Miss Mbonyi. Miss Mbonyi ni wa mukobwa cyangwa umugore uhora uzenguruka ku mbuga nkoranyambaga n'ifoto ya Israel Mbonyi. Mu kubanza kumubibutsa abenshi mwaramubonye ariko azenguruka avuga ko ashaka kubana na Israel Mbonyi ndetse ko amukunda cyane, ndetse no mu minsi yashize yavuze ko yagiye mu bitaro kubera se biriya bintu ujya ubibona? ndabibona. iyo avuga ngo yagiye mu bitaro ngo yarwariye umugabo ngo Israel Mbonyi naza atabare, ubyumva uteho? biriya bintu birambabaza cyane ariko biriya byo kujya no mu bitaro ubwo buriya hari igihe yakwikurira ibintu ngo yagiye mu bitaro bikahita bimubaho ahubwo akumva ko ahubwo yishimye karangira unagiye mu bitaro. hari ukuntu nyine ukora ibintu ari burage ugasanga bibaye ibya nyabyo. ushobora kuvuga ngo agiye mu bitaro ngo arwaye Israel Mbonyi asanga akuriyeho ikirwara cya danje nyine akumva ko nyine ibyo yirukiye abigezeho nyine maze urumva ataba yabigezeho. tekereza ko akimara kumubona avuye mu gitaramo nyine yahuye na Israel Mbonyi byari kuba byarangiye, ahubwo yavuyeyo ngo byakomeye yewe no kurwara biri kuzamo. kurya ngo byanga ngo iki ese buriya aba ari kunsetsa bumwe akanira n'agahinda karenze, usibye yuko muri iyi minsi ho yari yagarutse no mu rugo. yari yagarutse pe kandi mwari mwamfashije muramwumvisha abasha kugaruka tumarana nk'iminsi 3 ariko umunsi wa gatatu ibintu nabonye byo nagahumira munwa. nyuma y'uko agarutse turi kubana nyine muri iyo minsi 3 nanjye ndi kumufata neza kugira ngo adasubira muri ibyo bintu. uri kumwitaho uba ubona n'ubundi ameze nk'umuntu ufite ihungabana, afite umuntu muzima nta buzima gifite bitewe n'uko nubwo yagarutse usanga nyine ari wa muntu nyine uri aho uhora ahuze nyine utamenya ngo ahuze mu biki, utamenya ngo ubwonko bwe buri gutekereza ibiki, nyine ukabona ko nyine atari capu nyine tu. ngo hashize iminsi 3 muri kumwe ibintu byose ari amahoro, byaje kugenda nyine njyewe nta nindi kumufata neza nyine nanga kumubabaza nyine cyangwa se kumubwira nabi kugira ngo atongera akagenda nyine mvuga ati ubwo yagarutse nkuko nabyifuzaga nyine hajemo akantu kangerageza uburyo ki yongera agasubira ku murongo, kuko nyine ibintu ntabwo nshaka kubivuga reka sinzi impamvu uri kubimatira ngo mbivuge ibintu byabaye muri iryo joro ryo kwa munsi wa gatatu. nta kibazo n'uburyo wamuganirije ku bijyanye n'uko bavuga ngo ajya ikuzimu
ngo ajya mu bapfumu ngo ashaka kwigarurira Israel Mbonyi, ngo yewe ngo no kuba ashaka kumutwara ubwamamare bwe ngo akaba ari we bwimukira. Ibyo bintu ubundi iyo mubiganiriye hari icyo avuga cyangwa wirinze kubimubaza nyine nk'umuntu ukigera aho ngaho wari ugifite umwanya wo kuzabimubaza? akigaruka njye ntabwo nabimubajije, narabyihoreye bitewe n'uko ntari kubimubaza bikamutera ibindi bibazo. ariko nyine umuntu arahinduka nyine mu buryo bugiye butandukanye nyine. si guhinduka wakomeje kuvuga n'ibintu wavugaga ngo wabonye watubwira nta kibazo n'ubundi. bitabivuze hari ababivuga uko bitari, ahubwo ikiri ukuri ni wowe uba ugomba kutwibwirira kugira ngo tube twamenya ukuri. yarahindutse ku buryo nanjye nsigaye nyine mutinya. gute nyine? nsigaye mutinya. wari uvuze ko nyuma y'iminsi 3 akimara kugera mu rugo, umunsi wakurikiyeho hari ikintu kidasanzwe wabonye. ni iki wabonye kidasanzwe gutinya kuvuga? icyo nyine nicyo cyatumye nanjye mutinya, bitewe n'ibintu nabonye bidasanzwe nyine. nyine urabona iyo ikintu utakizi ukakibona kiragutungura nyine, bumwe kikarugutera n'ubwoba. kugeza ubu ngubu nyine ibintu nabonye byo byanteye ubwoba, uko nari nzi umuntu nasanze yarahindutse nyine, nsanga ni ibintu byinshi ahubwo birenze nyine. ya ntago atwite, ushaka kubiganiraho kuko wambabariye. si ibyo ngewe nyine uba ufite amatsiko, n'abakunzi bacu baba bafite amatsiko yo kumenya icyo kintu uri kuvuga kidasanzwe. umuntu mumenyeranye mufitanye abana babiri, ntabwo mwagirana abana babiri mutamaranye igihe kinini, uba umuzi. iyo uje uri kuvuga rero ngo hari ikintu kidasanzwe wabonye, twese bidutera amatsiko. urazi kuba uzi ko umuntu nyine asenga nyine ari umuntu wihaye Imana, ari wa muntu nyine usenga nyine neza nyine, ubona ko abirimo neza. ariko iki gihe tumaranye, iki gihe nyine turi muri ibi bibazo, yarahindutse pe. sinyimubona nk'aho ari wa muntu ugisenga. ntabwo ukimubona nk'aho ari wa muntu ugisenga. n'ubundi guhinduka wari waravuze ko yahindutse, atakita ku muryango, atakibasha no kuba yataha mu rugo nyine ngo ubone biramushishikaje, ngafite amatsiko yo kugaruka mu rugo. ibyo byo guhinduka wari warabivuze, kandi byo ntekereza ko ari byo wabonye, ntabwo byaba bidasanzwe nyine kuri wowe. ntabwo ari ibyo ngibyo, ibyo nari mbimenyereye, kuko ari ibyo ngibyo byo ntacyo byaba bintwaye, kuko yazongera agahinduka. ariko njyewe n'ibindi bintu nyine nabonye nyine bindenze mu nzu iwanjye mu cyumba ku buriri, ibyo byo byanteye gutekereza cyane, bintera ubwoba mu mutima, nibaza buryo ki ndabigenza. birancanga, ndavuga ati se ibi bintu bimitanye, ibi bintu binyicishije cyangwa se byanteye ubwoba. sinzi no kumva ikigereranyo ndi kubivugaho cy'ubwoba mfite. kugeza n'iyi saha ndi gutinya no kujya mu cyumba. utinya no kujya mu cyumba cyane? mu cyumba cyawe, mu nzu yawe? mu cyumba cyanjye, mu nzu yanjye. ibyo bintu bishobora kuba bidasanzwe. ntabwo bisanzwe. twicisha amatsiko, tubwire, tuguhe umwanya utubwire ngo ibintu nabonye bimeze gutya na gutya ni ibinye. erega namwe muba mushaka umuntu ababwira ibintu byose, ariko nta kibazo, ndababwira. wenda muramfasha nuko byakemuka nyine, cyangwa se inama murangira. tubwire rwose, tubwire. njyewe ku munsi wa gatatu nyine agarutse turi kubana, nka nijoro nka 8 z'ijoro, turyamye nyine, narikanguye ndebye mbura umuntu, kandi twararanye. reba hirya no hino mbura umuntu. 8 ya nijoro? 8 za nijoro. uyu muntu agiye he?
ubwo ngubwo hacaho nk'iminota 30 umuntu ataragaruka. Kuvuga ati rero ntabwo naguma ndyamye mu buriri naryamanye n'umuntu nkabyuka nkamubura, kanjye kurebera hanze niba wenda yaba ari hagiye. Ubwo ndasohoka nembera mu rugo nshaka umuntu ndamubura, ati se buriya agiye he koko iri joro? Nshaka kubifata nk'ibisanzwe nyine, ndavuga ati ok buriya afite impamvu ze zatumye atankangura ngo ambwire aho agiye, nisubire kuryama, igihe aragarukira avuye mu byo yabitunganyije aho nta kibazo. Kuko hari igihe nyine uba ubona umuntu utamukangura ngo umubwire ngo uragiye. Ariko natunguwe no gusubira mu cyumba, ntabwo uzi ibintu nabonye. usubiye mu cyumba kandi wari usize nta muntu urimo? Nasize nta muntu urimo, ahubwo nyine nyiva hanze mvuye kumurebayo, ibintu nasanze mu cyumba byo birenze ibitekerezo byanjye n'ubwenge. Nibwo bwa mbere nari mbonye ibintu nka biriya, narabibonye ndatengura, ngira ubwoba, mbura aho nkwire, imbana ntoya mbura aho nisha, mbura icyo ngira. Umva nkubwire sinzi urwego nabivugaho, kuko ni ibintu ku bwanjye birenze cyane nyine, biteye ubwoba. Urazi kwinjira mu cyumba ukumva ibintu biri guhirita, hari ukuntu ibintu bihirita ngo ukumva nyine urusaku rwabyo munsi y'igitanda. Noneho ndebye ku buriri mbona ibintu by'amahembe n'iki. Ndetse ku buriri ubona ibintu by'amahembe? Amahembe nyine, urabona ibintu by'amahembe, hari n'imirizo y'inka nyine ukuntu iba imeze. Amahembe ruguru, ibyo by'imirizo hepfo ku mirambirizo, munsi y'igitanda noneho hari guhiritamo ibintu bivuga ngo juru nyine, amajwi utabasha kumenya ubwoko bwayo. Nyine byankuye umutima, ndikanga, mbura aho nwigwa, nshaka kwiruka nabyo biranga, sinzi uburyo nabikubwiramo. Nibwo bwa mbere nari mbonye ibintu nka biriya pe, binkanga ku rwego rwo hejuru. Amahembe n'ibintu by'imirizo bimeze nk'imirizo y'inka nyine ukuntu iba imeze, uciyemo nyine gutyo, n'ibindi biri guhirita munsi y'igitanda. Noneho hari ibintu, noneho ngewe mu gihe ndi nyine ubwenge bwagiye, ubwo ngubwo ngiye kubona mbona n'ifoto ya Israel mbonye iri hagati nyine y'iyo mirizo y'inka n'amahembe nyine ku buriri. Nikangamo. Hanyuma se we yari ari he? Ko ibyo ari byo wabonaga, we yari ari? We ntabwo namubonaga, ahubwo nasubiye inyuma nyine mfite ubwoba, nyine ngiye gutabaza abaturanyi n'iki. Sinzi ukuntu narebye ku ruhande mbona ameze ari kumwe ku gikuta, nta n'ikintu ahagazeho. Umuntu kumwe yaba ameze nka gutya nyine, ariko gikuta nta kintu ahagazeho? Nta kintu ahagazeho, ari hejuru mu kirere nyine. Noneho bintera ubwoba bwinshi, mbura aho nkwigwa, birancanga. Nibwo nahise nkubita urugi ndasohoka njya gutabaza nyine abaturanyi. Yaravugaga se ukimubona amanitse ku rukuta? Ntabwo yavugaga. Yari ikintu nyine kiri aho neza, yaba ari kuvuga nabone n'ibintu nyine biri kumbaho ngo amumurize. Ntabwo yavugaga. Ubwo nahise nkubita urugi ndasohoka njya gutabaza abaturanyi nyine bari hafi aho ngaho. Birumvikana wari utunguwe, ubonye ibintu biteye ubwoba, ugiye nyine gutabaza ngo bagutabare cyane. Noneho nyigenda nyine nararenga urugo, nibuka ko nasize n'abana mu rugo. Avuga ati rero biriya bintu binteye ubwoba kuriya, reka mbanze njye kwitabarira abana mbakure muri iriya nzu, nabo bitaza biriya bintu nabonye bidasanzwe bishobora no kunyicira abana. Subirayo nyine, mu gihe nyifata abana mbona wa mugore wanjye arahananutse handi yari ahagaze nyine nta kintu akaseho, mbona yikubise hasi, ntera induru. Mu gutera induru sinitaye ngo mfite abana na nyine n'umuntu mukuru, rega agira ubwoba. Ntabwo ari abana gusa bagira ubwoba.
birumvikana ibyo bintu. ubwo ngubwo nyine mbafasha abana nyine nazi nanjye ngo ndi gukora iki nyine, kuko nyine iyo wagize ubwoba ibintu byose ubikora nk'umusazi utazi ngo uri kwerekezayo. njyewe nagiye gukanguka, nagiye nyine kugarura nk'ubwenge niko nabyita. abana turi hanze, inzu nayisohotsemo nyine mu buryo utazi. nese waba ufite ubwoba bungana utyo ukaba uri gutekereza birenze. njyewe icyo nashakaga ni ugukiza amagara yanjye n'abana banjye kugira ngo bakize ibyo bintu byose. ibaze kumva ibintu biri guhirita munsi y'igitanda, ukabona amahembe n'inuze n'imirizo y'inka ku mirambirizo, ifoto umuntu araguye. ibyo bintu ni ibintu ikindi yari amanitse ku rukuta nta kintu afashe, nta kintu ahagazeho. nawe byimajinemo ibyo bintu wumve niba byashoboka. ntabwo byashoboka rero, niyo mpamvu byanteye ubwoba burenze. ariyo mpamvu ndi kubabwira ngo njyewe n'inzu yanjye sinyiri gushaka nyine kuyinjiramo bitewe n'ibintu naboneyemo. birakaze binateye n'ubwoba. birumvikana ibintu nk'ibyo ngibyo kubibona. ntabwo bisanzwe pe. ukimara kubibona nyuma y'uko byose birangiye, ntabwo wigeze umuvugisha ngo umubaze ati ibi n'ibi ndi kubona bite? muvugisha ariko wa mugabo nawe uzi ko ubu bintu uri kubyoroshya kandi bikomeye. njye ndajya kuvugisha umuntu wazanye ibyo bintu. nyine urumva unafite amatsiko, ukibona agarutse mu muntu uramubaza uti ibi bintu sobanurira nabonye. regura umugabo ibibera mu rugo rwawe rwose uba ugomba kubaza. ubu ngubu noneho no kuri iki kigereranyo nta nubwo n'abana banjye nakemera ko bahura na nyina. ubu bari kwa mama niwe bibereye. mwamuhunze mbese? twamuhunze bitewe n'ibyo bintu byose, kuko nyine njyewe najyaga mbyumva ngo abapfumu n'iki ngo bakoresha ibintu nk'ibyo. noneho nahise mbibona nkubitaho n'ibyo bintu numvishe ngo abapfumu bakoresha ibintu nk'ibyo, bintera ubwoba. ndavuga ati noneho ndapfuye ndashize. bituma rero ntangira gutinya umugore wanjye ku rwego ruri hejuru, ku buryo n'iyi saha n'ahantu ari ntabwo napfa kuyegera. reka njyewe nkunda ubuzima bwanjye, ntabwo nshaka gupfa. ibyo birahita bitujyana kuri ba bahanuzi bavugaga ngo ifoto ya Israel Mbonyi ngayikoresha ngo mu bintu runaka, imigenzo ngo yewe ngo baramutumye ngo agomba gusuhuza Israel Mbonyi ngo kugira ngo bahererekane ububasha, ngo agahita aba icyamamare, ngo Israel Mbonyi ngo agahita amanuka ngo akajya hasi. ukurikije n'ibyo uri kubona hari aho biri kwenda guhura n'iby'abo bahanuzi bavuze? biri guhura, ahubwo biri guhura cyane. biri kwenda guhura. nanjye ubwanjye natangiye kubyemera, nubwo namushyigikiraga nyine bari abahanuzi babivuga. nari narabona nazi ko umuntu ahinduka akaba undi wundi, ariko kuri uru rwego maze kubibona yuko ibintu bavugaga ari ibya nyabyo. ahubwo ikintu nasaba Israel Mbonyi, nasenge cyane, nasenge cyane, kuko ibigeragezo byo ni byinshi. kuko ubu nanjye nasubiye ku mavi birenze nyine tu. ubu nanjye nubwo nari naracitse intege, ariko ubu ndi gusenga nkiyiriza ubusa nyine kugira ngo ndebe ko Imana yabasha kongera kundwanirira nyine, kuko ahanjye nirwaniraga harangiye. kandi nyine Imana yaravuze ngo nimuntabaza nzabatabara, nzabakorera ibikomeye biruhije mutabona nyine. aho ngaho niho ndi. Imana niyo igomba kunyifatira mu mababa yayo nyine ikandwanirira, kuko ku bushobozi bwanjye byageze aho kundenga, aho nakishoboza. kugeza ubu ngubu ntabwo wari wamwegera ngo umubaze uti ibi nabonye n'iyi nzu uri gukora cyangwa wari urimo ni ibiki mu masaha 8 y'ijoro? ntabwo ndamubaza, kuko ntabwo ndagira imbaraga zirenze. niyo mpamvu ndi gusenga cyane kugira ngo Imana ibashe kumpa ubutwari
bwo kuba najya imbere ye nkaganira nawe kuko yaba indinze nyine mfiteho uburinzi ku buryo nta kintu yabasha kunkorera ngo kingire kuko Imana yaba imfiteho umugambi mfite icyo navuganye n'Imana. Niyo mpamvu rero nimara gusubira ku murongo nyine Imana tubirimo neza narihanye n'ibintu byose nyine umwuka wera nyine yarangendereye nibwo nzamwegera kuko icyo gihe nzaba nzi ko hari umwami undinze gati kamubaza ibintu byose icyo yankoraho byose kuko icyo gihe ntabwo byagukoraho kuko waba uri mu maboko y'Imana. Abantu bari buze kureba iki kiganiro harimo abahanuzi, harimo abakunzi n'abafana. Ntekereza ko harimo abantu basenga bya nyabyo. Abo ngabo rero niho wakwitabaza bakaza bakagusengera nawe bakamusengera bigasubira neza. Imbaraga z'Imana zirakora igihe cyose. Imana ihora iri hejuru. Rero ibyo ntabwo wabyishoboza udasenze cyane kugira ngo iyo myuka mibi cyangwa se niba ari byo koko atari ukubirota wabyiboneye n'amaso yawe. Icyo ugomba gukora ni uguhamagara abo bantu basenga bakagira ute bakamfasha ibyo bibazo rwose bigashira mukongera mugasubira uko ibintu byari bimeze. Niki rero kugeza ubu ngubu wakwibwirira uwo mukobwa cyangwa uwo mugore aho ari hose ndabizi ko ari kutureba? Ikintu namubwira sinzi niba yanacyumva kuko ubu n'ubwonko bumwibutsa cyangwa se sinzi uburyo nabivugamo ntago akibufite kuko urumva nawe ari gukoreshwa. Ahubwo ikintu ngewe ni ukwisabira abantu basenga abanyamasengesho bakadufasha tugafatikanya tugasenga Imana igakora nyine ibikomeye nyine tu. Wari uzi yuko biriya bintu byo kujya mu guterekera kujya mu bapfumu hari abantu bigeze kuvuga ngo hari igihe bagusaba abana bawe ukabatanga? Ibyo nabyumvisheho byo gutanga ngo ibitabo ngo batanga n'ibitabo. Ubu wabyitwaramo usanze abana bawe aribo batanze? Ntabwo byabaho nta nubwo nabyakira kuko ngewe nkunda abana banjye cyane. Nkunda abana banjye cyane ku rwego rwo hejuru ku buryo hagize n'akantu kababangamira cyangwa se kababaho nanjye ubwanjye ntabwo naba ndi. Niyo mpamvu ngomba gusenga ngashyira abana banjye mu maboko y'Uwiteka nyine kugira ngo Imana idufashe nyine itsinde nyine ibyo bigeragezo byose biri kugenda bitubaho. Tukana ku musozo reka dushimire abantu bakurikiranye iki kiganiro tubasaba gukora subscribe, share na comment. Tunabasaba kugutura amasengesho. Naho amasengesho reka tubasezere rero tubifurize hari ibitaramo byinshi bagomba kujyamo muri uyu umwaka bawusoza. Tubifurize kugira umwaka mwiza, ibihe byiza, ndetse tubasabire n'uko Imana yabafungurira imigisha ibyo bifuza kugeraho muri uyu mwaka ukazarangira nabo babigezeho kandi bagifite ubuzima. Reka nawe tubishimire cyane wakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Murakoze. Ciao ciao.